ibimenyetso byerekana ko yavuze turabireba ese mwitegure kurangiza imirimo iraje igeze hasi murebe hatagira igisigari nyuma ujye muvuga iyo mvura si nk'iyo Nowa yavuze izahinduka urupfu rwa kabiri n'igihano ku banzi bose b'Imana. Uwiteka agiye guhora inzigo araremye ijuru rishya n'isi nshya ibi byose azabikuraho. Umunsi w'amarira n'amakuba urabonera ugeze hafi umukozi nyawe ndagutera Yesu ni wewe najuvugamo. Abari mu murima nimugire vuba mugire bwangu imvura itaragwa imyaka yose yararitswe n'umuyaga nimuyigeze muyisarure. Ndabaramukije mwese ndabashuhuje mu izina ry'umwami umukiza n'umucunguzi wacu Yesu Kristo. Mwese ikaze. Turi ku itariki ya gatandatu ukwezi n'ukwa gatandatu mwaka ni 2022. Ikaze mwese abateze amatwi ubutumwa bw'uyu munsi muri ibi bihe biruhije abatuye ibiyaga bigari. Rero wenda kubera ko ibivugwa n'inkuru zo mu isi n'ibinyamakuru byo mu isi byo byumvwa n'abantu benshi kandi bikizerwa, ahari aho wenda hari icyo mushobora kuba mwakumvamo. Bene data bakundwa, nagira ngo mbamenyeshe ko ntabwo bikiri byo kuvuga ngo abantu barahanuye cyangwa ngo sinzi ibindi bakoze. Nta buhanuzi buhari. Ibi birimo kuvugwa agomba kuba hashize nk'imyaka 3 cyangwa 4 niba atari n'5. Mbabwira ko nta buhanuzi ari ugusubiramo, kwibutsa, kongera gukangura, kongera kubyutsa. Nyamuneka ibingibi ibi bizagenda gutya, ariko icyo gihe kubera ko imicezo yari hari ari myinshi cyane no gupinga ari kwinshi cyane, kandi abadahishurirwa nyine yamara abadahishurirwa ntabwo n'umuntu yabagenze, kuko aho guhishurirwa kutari abantu nyine ngo bigendere uko biboneye, bavuga ibyo biboneye, bapinga ibyo babonye, bakora ibyo babonye, ntabwo bazi gutandukanya ibyiza n'ibibi iyo badahishuriwe. Rero iki ni igihe cyo kugira ngo ibyahanuwe bisohore, ibyavuzwe bisohore, ibyanyuze mu kanwa k'abahanuzi babwirijwe n'umwuka w'Imana noneho bijya ahagaragara. Ubundi byari bihishwe, ubundi byari byo kugira ngo bimenyeshe abazi ubwenge, abariho ikimenyetso kugira ngo batangire bitegura imyaka yose. Abantu barimo kuvuga, abahanuzi barimo guhanura, ntabwo ari igihe bavuze jyenyine, ntabwo ari igihe bavuze jyenyine. Umwuka wa Eliya ntawo nshaka. Abantu baravuze, bandi barabwiwe. None kubera ko ibintu birimo gusa nkaho bifatika, abantu batangiye kuvuga ngo nguziko bya bintu ngo bishobora kuba ari byo. Ngo gute se? Ntabwo wumva ibyo muri Kongo se? Niko wewe wabwiwe ukabishyira mu matwi, na nubu ukaba nta kintu na kimwe wari wahindukaho. Uragira ngo se ibije biri bukurebera izuba? Impamvu ntacyo umara Imana.
Bene data bakundwa, Yesu niwe hema ry'ubwugamo. Yesu niwe hema ry'ubwugamo. Abahanura ibintu bibi babita ngo ni les prophètes de malheur. Nyamara mwagombye gukunda les prophètes de malheur. Kubera ko aba prophètes de malheur arakubwira ati ndavuga abavugisha ukuri ya ahubwira ati dore ibintu biraje, dore intambara, dore abantu gupfa, dore ibiki byose. Ariko Imana iravuze ngo ni mu bigenza gutya ntabwo bizabaho. Nabyumvise? Wabyumvise de? Urumva ukuntu abo mwagombye gukunda bene abo? Ahubwo ati nyamara intambara izaba, nyamara bizagenda gutya, nyamara mu Burundi, nyamara mu Rwanda, nyamara muri Kongo, nyamara ingibi, nyamara bari hanze, nyamara amashyaka ya politiki, nyamara ariko ni mu bigenza gutya formule Imana ikayitanga, ibyo byose izo marere zose ntago zizaba. Ariko ni mutabigenza gutya zose bizaza, muzabiresha amaso, bizabagiraho ingaruka. Ubwo nibwo muzamenya ko mwahozwemo n'umuhanuzi. Igihe byose bibasakishe, igihe byose bibagezeho, igihe byose amatwi arimo gucura injereri, ndetse ntago aracura injereri neza, niho muzamenya agasuzuguro mwasuzuguye abahanuzi. Umunsi bigiye kubagwiraho niho muzamenya ko abantu ntago barabasazi nk'uko mubyibwira, ahubwo umwuka w'Imana niwo utugatuga, niwo uhaga umuntu ibintu bigasoka, nubwo umuntu bashaka kubivuga. Uwumvise neza wowe kubera ko uzi ubwenge cyane, ubu bigiye kubera mu maso yanyu, ibihugu bisakizwe, abantu bapfe kurusha ubushishi, ibintu bikurikirana, inkuru bisimbura indi, byago bisimbura ibindi. Ntabwo ushaka kubyumva kuko umeze ute? Niko bimeze kugeza igihe ibyavuzwe n'Imana byose bisohora. Umva, byaba byiza cyangwa bibi, yes, uko niko byagendekeye abahanuzi, uko niko byagendekeye abahanuye Yesu Kristo. Ntago baratunguwe, batungurwa n'umwana wavutse kandi avuka ari umwami aje kuyobora ibintu no gushyira ibintu ku murongo. Abantu iyo badateze ijwi ry'Imana, badateze amatwi ijwi ry'Imana, abantu iyo badahishurirwa, abantu iyo baho batazi ibihe, baravunda. Ndashimira Imana ko imenyekanisha ibihe kandi ikabitangiriza mbere, imyaka 10-20 imbere, kugira ngo nibura abantu bicyo bazaba bariho bazitegure, n'abazaza abandi baravuye bazababwira bati Imana yaravuze ngo. Dufite Imana ivuga, dufite Imana ishyira ibintu mu buryo. Yes, dufite Imana ihora, dufite Imana y'urukundo, Imana y'imbabazi, Imana igira neza, Imana irakara, Imana ihana, itarobanura ku butoni. Wayumvise? Yahozeho iriho kandi izahoraho, ntabwo igihinduka, ntigitsimuka, kubera ko ngo wapinze ibyayo, ntabwo biyibuza gahunda. Ari nayo mpamvu gahunda yayo igiye kugutungura. Bene data bakundwa, rero ndabakiriye mu izina ry'uwo nguwo umucunguzi w'abari mu isi, Yesu Kristo w'i Nazareti, umwana w'Imana nzima. Uwo niwe mpesha icyubahiro igihe cyose ngihumeka umwuka w'abazima, niwe wenyine mpesha icyubahiro. Ibindi umbabariye ntabwo nabyumva. Nta wundi imbere n'inyuma, nta kindi nishingikirijeho. Niwe wangenje uko yangenje, nanjye ngomba kugerageza kumwitura uko yangenje, kuko yankuye mu kuzimu. Ibindi ntabwo mbyumva. Rero indamukanyo ndayibahaye, mwebwe abakijijwe n'abadakijijwe, abafite ubwoba bw'intambara ko ibiyaga bigari bigiye gushya, ubwo ni ukuri, ubwo ni ubwoba bw'ukuri. Pour une fois, wowe ufite ubwoba bwabyo ni ukuri. Abaneka bo leta itariho bayohereje ngo bumve ngo ibintu ngo babyanalizinge, ngo bakore ngo analysis.
ay 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 murako akora analysis nawe barimo kuyigukoraho. Benda tarero mwebwe abo duhuje mu muhamagaro, abo dusangiye kwizera amaraso y'umwana w'Imana atwezaho ibyaha cyane, abo dusangiye imbabazi, abo dusangiye ubuntu bwe, ndabashuhuje abari live. Imana ibaho umugisha doublema, kuko muba mwashatse ko mvuga munyumva direct. Abandi nabo Imana ibaho umugisha kuko babyumva nyuma, n'ubundi message ibari yabo. Ariko mwebwe muri live mwigoye, icyaba cyakuzanye cyose hari ukuntu Imana ishobora kukugenza. Rero ndabaramukije uwo wari umusogongero, uyu no munsi mwiza Imana yongeye kuturemera kugira ngo twumve ibyayo. Erega mugiye kumenya ko mwahozwemo n'umuhanuzi. Erega mugiye kumenya ko mwahozwemo n'umuhanuzi. Mwabyanga mwabyemera, bigiye kubarusha imbaraga mu bure epfo na ruguru, keretse mugarutse mukizera wa wundi mparambabwira, wa mwana w'Imana, wa wundi w'ikimenyetso kigirwa impaka. Utamwizera uyatayemo. Niwe nkuge, niwe tugomba kwinjiramo. Yes. Ko ngo muracya filosofara, ariko abanyarwanda n'abarundi bakunda filosofi koko. Ubu muracyashiga amashyaka mukora n'amarimbi. Muramenya ko hari umuhanuzi wabahozemo, niko Ezekiyeli yavuze. Izi filozofi rero zitumva ijwi ry'Imana nizo zamaze abantu. Benda tabakundwa, noneho ntago ari amazi. Nagira ngo nkosore uyu muririmbyi, ni byiza cyane ko nabwo n'ubuhanuzi. Noneho ntago abantu bagiye kumarwa n'amazi. Ndaguhakaniye nta mwuzurire bube mu biyaga bigari, na keretse hamwe bya bindi by'amazi azagatwara. Nta mwuzure uri bube mu biyaga bigari, nta mazi ari gutwara ibiyaga bigari, ahubwo hagiye kuba ikintu kirusha imbaraga iby'Isodoma na Gomora. Hagiye kuva umuriro mu ijuru. Abazungu bagiye kwerekanira intwaro zabo, bagiye kuzikorera ese zigifunukurwa zikiva mu masashe yazo. Abazungu nizo bagiye gukoresha, nibyo bimodoka bagiye gukoresha, niyo masasu bagiye gukoresha, n'amashya, nizo ndege z'intambara bagiye gukoresha, niyo mabombe mashya bagiye gukoresha. Inganda zabo zigiye gusukamo amafaranga ya shitani atagira ingano. Rero ntabwo bigiye kuba, ntabwo bikomeje kuba, ntabwo bigiye kuba ngo bikomeze. Ibirimo kuba muri Kongo ni kimwe nk'amakuru mu Kinyarwanda, ni kimwe kubabwira ngo mwiriwe amakuru kisiya. Ibigiye gukomeza kubayo, byinjire Burundi vuba cyane, byinjire mu Rwanda vuba cyane. Ntabwo ari umwuzure, n'umuriro waka, n'umuriro. Kubera iki? Niyo nsanganyamatsiko y'uyu munsi. 2/3 bigiye gupfa, birazira iki? Bigiye gupfira iki? Habaye iki? Bizicwa n'iki? Nibyo bibazo dushobora kwibaza. Nawe nibyo bibazo utegereje kubonera ibisubizo. Kubera iki 2/3 muri ibi bihugu bigiye gupfa, birazira iki koko? Ubushize ko twarebye ko 1/3 aricyo kigomba kuba kiriho ikimenyetso, ko nzakigarukaho icyo 1/3 gutaha. Ariko tugiye kureba kuko bitaba amagambo,
bibiri bya gatatu koko nanjye ko ngira akanwa byo birazira iki byo biritwa ariko koko ariko ngubu bo barazirikira abaturage vraiment abantu bibereye aho ngaho mu mahoro badakora n'ibyaha koko kuki se Imana itabatabara kandi yarabaremye ubwo se nukubera iki koko ukagira ngo ntabwo byo ngibyo biba bifite ibisobanuro uretse ko ubu udashaka wenda nko kubyumva kubera ko ufilozofa cyane wazanya none Nowa yabavuye bati habe n'agato are ikomeze kubyo kwinezeza bati habe n'agato ntidukwiye kwemera ikomeze kubyo kwinezeza ibihe nabyo igihe hafi Nowa yubakana umwete rwose bose bamurebaga niko bamusekaga bati none umusazi yasaze bamurebaga niko bamukwenaga bati yawubuze ibyakora noneho ya bene data bakundwa ibihe byatugereyeho igihe udashobora gusubiza inyuma igihe cy'Imana gutegereza igihe cy'Imana birarushya biragoye gutegereza biragoye nategereje ko abantu bayikunda bakava mu bibi bakihana rusange bakihana rusange we bakihana rusange narabisobanuye ndasarara ibyaha rusange narabisobanuye ndasarara mu Rwanda ndasarara mpinduka uwo noneho banyita n'izina baravuga bati ya ni mama rusange nta kindi kuko ibintu bya rusange ni ubyadukanye ibyaha rusange nibyo bigiye kwicisha abantu umubare utabarika nibyo bigiye kumarisha abantu ibyaha rusange narabibasobanuriye bya jenoside yindi twahanaguye tutazongera kwibuka abapfuye kuko turi bazima kandi dufashe umurongo ibyaha rusange bya bindi byamaze abahutu muri Kongo na n'ubu bikibakurikirana kubera ko baracyariho ibimenyetso byabyo ibyaha rusange narabisobanuye ariko abafilozofi sinzi ko bameze ngibi rero ibigiye gusakuma birimo gusakuma muri Kongo ngibi bigiye gusakuma mu Burundi ngibi bigiye gusakuma mu Rwanda aho niho nibanze ni naho nzibanda kuko ibyahandi ntabwo nigeze mbihabwa ngo mbimetrize ariko ibibyo reka kankubwire buri wese agira icyo yahawe akagira icyo aminuzamo akagira icyo aho wakimubariza hose isaha iyo ariyo yose ikibazo cyose wamubaza ukaba wizeye kuri bubone igisobanuro cyacyo nanjye ibiyaga bigari uzabimbaze umbaze umuhamagaro wabyo umbaze aho ibihe byabyo bigeze umbaze ngo ni bande hari ibyo ntashobora kuvugira ku mugaragaro kubera ko nta mpamvu yo kubigusobanurira hari n'ibyo ntashobora kubikubwira niyo wambaza gute rusange bibiri bya gatatu muri buri gihugu bazicwa n'ibyaha rusange bazahaba bazira izo byaha byagiye bikomeza byiyongera bikorwa n'abayobozi babo b'ibihugu bikorwa n'abababanjirije bigenda byiyongera ngo bisimburana abahutu basimbura abatutsi basimbura abahutu buyajyaho basimburaho na buyayi nawe wajyaho basimburaho na ntuza seburo nawe wajyaho asimburwaho na sentuza byo bigenda ngo bisimburana noneho kubera kudahishurirwa abanyarwanda n'abarundi bagiye kogo bakagira ngo nanone ngo bikomeje ngo niko ritime iri bukomeze nibamenya ko Imana yafunze feri nibamenya ko igihe cyageze igihe cya nyiribihe igihe cyo cyatugireyo tugomba kubimenya
ariyo mpamvu narabinginze mwahanze ariko mukunda kuruha narabingize mu mashyaka ya politike nini mureke nta fondasiyo mufite mwubatse ku musenyi muravugira ku musenyi ibintu byose murimo gukora murabikora ku musenyi nibyo nabwo FPR umva ubanga nta rwango rwinshi icyo gihe nta rwango nari mbafitiwe ya nashaka kubakunda ndavuga reka mbabwire mwikubakira hejuru y'umusenyi na fondasiyo ndayibatekerereza uko imeze basanga yababuza gukora ndavuga murubaka hejuru y'amaraso mukubakisha amaraso murabona ibyo bintu bizarama ngaho nawe nsubiza urubakira hejuru y'amaraso amaraso niyo fondasiyo materiyeri wubakisha ari nayo ni amaraso urumva uzavana mwiki uretse kuruhanya kubera ko muruhanya narabibabwiye ntibazahakane benshi nubwo hari bamwe bapfuye ariko abenshi baracyariho nta numwe wamvuguruza dore ngabariye mwese byose byarumviswe wa mugani w'umubwiriza nta na kimwe batabwiwe bakundwa rusange nigiye gukukumba este ya Kongo kubera nanone bigendana n'amagambo Uwiteka yakuvuzeho impamvu twebwe tubimenya abandi nabo rusangira bakorera ariko kubera ko nta mihamagaro yabo tuzi ntago tubimenya twe tumenya ibyacu turamenya iby'ibiyaga bigari aho umutima w'Imana uri mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti Imana yaravuze ngo ni bayumvire abatuye ibiyaga bigari ni bayumvire bariho umuhamagaro Imana yabigambiriye mbere kwizesha icyubahiro cyayo mbere y'uko umwana wayo atwara itorero nguko bimeze niko bimeze unyuranya nabyo aranyuranya nayo Ushirana n'abandi bagiriwe imbabazi ubw'Imana bakiriye ushirana n'abandi hari abagiye kugirirwa imbabazi Yesu hari abagiye kugirirwa imbabazi kuko Imana irazifite zabo ngabo kuko bakunda guseka Mana yanjye bakomanga kuruti bavuga bati wasohoka iturira rita itubesha murengurute inkuge twarayibabwiye haleluya bibiri bya gatatu icyo bizira ni rusange bibiri bya gatatu icyo bizira nuko hari Imana yabivuzeho bibiri bya gatatu icyo bizira wowe rero wa filozofe bagiye kuvuga ngo none se ngo niba nyine ngo ari ibyo ngibyo ngo wenda kuki ngo Imana ngo gutahana ngo abo ngabo ngo babi ngo noneho ngo abeza bo ngo bagira ngo vrema ngo n'abana bato vrema n'abagore vrema batwite vrema n'abasaza vrema ngo iyo Mana vrema filozofe rero nyine ubwo mvugo ngo la filosofie ubwo gahunda y'Imana ubwo barayirangije mbese ariko igihe Imana ivubira imvura ababi n'abeza bari mu isi barimo nawe filozofe kandi uri umwicanyi kandi uri umusambanyi kandi uri umujura kandi uri umunyeshyari kandi uteranya kandi ufite ubugome nawe ukaba uri mu isi nawe ikaba itarakwica ibyo ntabwo ujya ubibaza ntabwo ujya uvuga utari ko kuki igihe mbeshaho kandi ndi umugome ahubwo biragufata wasinze urwa yose karika vrema use yavuga ko ni bya rusange none se kuki nyine Imana itabisobanura neza umva dore nigeze kwibariza Businge bangose ngo bampamagaye ngo navuze dore n'abantu nafitanye nabo dosiye nambwa nigeze nsera igikoma gereka yabwaguye hari aho nazindukiye barimo kunziza rusange
barimo kunziza rusange narayizize none igiye kubamara dore Businge arampangama we n'ababirigi kuki mbyibutse no kugira ngo byongere bimbabaze reka ngahiniremo reka ngahine byari ibibazo reka ngahine reka nkavuge ikibazo cyamutsinze byose tugiye kubisohora byose tugiye kubishyira hanze byose story tugiye kubishyira hanze ikibazo cyamutsinze nawe wajije amubwiye namusubirije imbere ya bose nkuko nawe yarambarije imbere ya bose okay mise nyakubahwa umunyamabanga mukuru wa ministeri icyo gihe ari umunyamabanga mukuru uretse ko agahe gato yahise aba ministre nuko ndamubaza umunyamabanga mukuru ndavuga se ko mushinzwe n'ubutabera n'ubucamanza internationali mukaba mufite amadosiye y'abakoze jenoside naho ngaho kandi akaba ariho ikibazo nyanone tugifite kiri aba mwafashe mwafunze bari mu magereza bose bakoze jenoside yakorewe abatutsi subiza neza turebana ati bari abafunze bose bakoze jenoside mufite amadosiye yabo yemeza neza ko bafashe imihoro ko bafashe amafuni ko barashe ko bagize gute bose ibyaha birabahama abariho jenoside bose niko babikoze uransubiza kandi ntabwo mbwira ngo nzagaruke kugira ngo tube tubiretse teyate hashobora kuba harimo hashobora kuba harimo bariya mwajyanye arusha rero bariya mwajyanye arusha uremeza ko nta bandi bari hanze kandi bireba bigonga abo bakoze mu mifuka bavugiriza ati urumva birumvikana ibyerekeye hano noneho rero dore ukuntu rusange rero imera iyo ibintu bitari ku murongo iyo ibintu bivangavanze kuko nta justice y'umwana w'umuntu ihari justice yuzuye n'iy'Imana ndimo ndatazura impamvu bya gatatu bigomba kugenda bifite ibyo bizira byinshi cyane iyo naramubaje ufite liste y'abakoze jenoside neza urabifite hano muri ministeri yanyu mutabeshyera mudahimbiye mudashyizeho imijinya no guhora no ati urebye nta bintu byo kureba yego cyangwa oya kandi ntumbwire ngo zagaruke kuko nimwe mwampamagaye ati ntabwo byuzuye ntabwo twaba tubafite bose turumva ntabwo tureba hose ntabwo twabimenya byo urakoze ntabwo mubizi byose ntabwo mwabimenye byose ibyaha byakozwe n'amareta iyo babishyira mu bantu abantu bose bahagurutswa ntabwo umuturage ashobora guhaguruka leta avuze no kugira ngo akore imyigaragambyo ni leta iba yabiteye tega amatwi ako ngako rusange rero isakuma ikukumba n'uwo bifite aho bihurira nabo beza bakabigendamo nk'uko n'ababi nabo babenefisi y'ibyabeza justice y'Imana nuko nguko imeze ari nayo mpamvu biradukomereye bene data biradukomereye aya magambo ari mu itangiriro 18:20 niba ya 18:20 cyo gihe ngo n'igihe cya Sodoma na Gomora Imana ngo yarabuze tuva amajwi y'ibyaha bakora arakabije kumena amatwi reka manuke ngende ndebe ibyo bakora kuko barimo kuharega cyane dufite umurezi utagoheka wirirwa rega abariho umuhamagaro narabibasobanuriye icyo tuzira ntabwo mubyumva hari umurezi wirirwa rega este ya Kongo kubera cyayivuzweho hari umurezi wirirwa rega ari mu Burundi kubera cyabuvuzweho hari umurezi wirirwa rega u Rwanda kubera cyaruvuzweho uwo murezi rero nubwo yitwa ubeshya akiba karimbura akaba se w'ibinyoma
hari bujyajyana amadosiye atunganye neza arega afite ingingo atabeshya. Yanga abanyamuhamagaro Satani, yanga b'Imana izakoresha, yanga bazasohoza umugambi w'Imana. Aravanga urunuka kurusha abandi bose kuko abo nibo banzi be, nibo bapfubya baburizamo imigambi ye mibi. Aho ngaho ni wowe uri, wowe urimo kumva runo rurimi, wowe ni uri muri iyo rusange, iyo ngiyo kukumba wowe urimo. Vamo rero. C'est vrai, vraiment bate vraiment, c'est en fait vraiment voici. Umva uravamo. Ndebere amadini akomeje nkaho nta cyabaye, bigiye kubagwa hejuru. Umva bigiye kubitura hejuru. Bakomeje ubuzima nkaho nta cyabaye, binangiye imitima kuko bahinduye FPR Imana yabo. Imana yabo igiye kumera bya bigirwamana bya Yoasi Gideyoni yagiye gusenyura. Igiye kwanga umusaraba Imana yabo, bagiye kujya nonono. Ndagira ngo mitangazo abantu biteguye guhunga bino bihugu, nyamuneka ntupfe guhunga Imana itakubwiye, kubera ko ab'Imana hari abantu benshi Imana yabwiye iti hamaho zakurinda, wowe genda. Ndavugana n'abemera ko Imana ivuga, kubera ko muri izi ntambara haba i Burundi, haba mu Rwanda, haba Est ya Congo, abantu benshi bagiye gupfa, abenshi bazuza biriya bibiri bya gatatu bagiye gupfa bahunga. Gupfuhunga bene bya bindi byo hejuru, gupfuhunga. Sobanukirwa iki kintu. Aho amasasa azagusangira, ukumva amasasa aravuze, aho uzabundaho uzagararaho. Ibi ngibi ndimo ndabisubiramo, nukuri ndimo ndabisubiramo kuko tugomba gusubiramo kugira ngo atazagira numwe ugira icyo yireguza. Kuko imbunda z'abazungu, indege z'abazungu, ibi bitwaro bya kirimbuzi by'abazungu, amasasi yabo mashya, ingabo zabo ziri hariya zitahava, bahora bongera, bahaye amabwiriza uko mu Rwanda bizagenda, bashizemo n'ibindi by'amahanga simbizi byari byo uko mu Burundi bizagenda. Ibyo bateguye hari icyabihishe, sorry. Barapanga nibyo. Ariko hari icyo Imana yabahishe yisigarije ubwayo, nabo bazatangana nibagera hagati. Hari icyo Imana yabahishe. Ndimo gukubwira ibintu utarimo kumva neza. Hari ikintu Imana yahishe abagiye guteza intambara, abagiye kwica abantu mu Burundi, Est ya Congo, mu Burundi no mu Rwanda. Reka mbabwire, bafite ubugome, Satani abinjiye, bafite ubugome butigeze burenze ubwo bushobora kubusi. Nibazababarira abakecuru, nibazababarira abana, nibazababarira abagore nk'uko Ezekiel twabisomye ubushize, nampuwe habe namba, nta rurimi rw'ibyo bihugu avuga. No, baragowe, bariya bisize za mukorogo, bariya bishyizeho ngo ni beza, baragowe kuko bazabafata ku ngufu, induru zivuge. Ibigiye kuba muri ibi bihugu ntago byigeze kuba, nta nubwo bizongera kubaho. Mwarabwiwe nimwitegure, ntahane, dore inkuge, dore ubuhungiro, nimuhunge umujinya w'Imana wageze, amaraso arimo arataka, nimuhunge. Abraham igihe yasinziraga mu bice 15 itangiriro, igihe yasinziraga ariko kuri gitambo uteka aramubwiye ati dore bwoko bwawe buzawucakara imyaka 400. Ubuvivi bw'abazajyayo, ubuvivi, 4e génération, c'est ça, 4e génération.
mu buryo bwo mu mwuka ntabwo nabigusobanura none hanga mfite umwanya muke mu buryo bwo mu mwuka donc abazataha kugira ngo bayobore biriya bihugu ayiwe buretse izisome neza cyangwa nshaka kukubwira amabanga kandi nta nicyo wenda yakumarira ngo 15-16 wahera kuri 12 nubona umwanya ngo ubuvivi bw'abazajyayo nibwo buzagaruka ino kuko gukiranirwa kw'abamori kutaruzura ibi ngibi ni ibindi hari ugukiranirwa kw'Imana itegereza gukiranirwa donc nukuvuga ngo itegereje ibyaha bya FPR itegereje ibyaha bya SNDD ko byuzura none byasendereye umva byasendereye birenga karimbi cyo gukora kirahari na none hari akareserve icyambere ndavugana nawe wowe wakijijwe tega amatwi wumve menya ko igihugu urimo ahuri atari wanyu kuri muri transit ufite aho ujya kandi ugomba gushaka ibyangombwa by'inzira byaho ngaho ujya destination ugomba kuba wicaranye aho ngaho ibyangombwa byaho ujya urwandiko rw'inzira ni rwubanza kera ibyo bavango byitwa laissez-passer donc itumutambuka ugomba kumenya amategeko agenga igihugu ujyamo tujya kuza mu Buholandi bakoze ibyo bita orientation bakatubwira ibintu bimeze nk'ibishinwa ngo sprake kugira ngo tumenye Buholandi abaturage bawo ibyo bakunda igihe barira igihugu cyabo byose kugira ngo tunibura tuze arakantu tuze ugomba gushaka visa kuko itarimo nagushobora kurenga ubereka passport sinzi uko yabimeze nigeze kujya Afrique du Sud njya Afrique du Sud indege nafashe yagomba gukora escale Londres ndagenda njya kuri aeroport mana we bisobanuro ko bihari kuki abantu batumva njya kuri aeroport ngiye Afrique du Sud ndiyambone du fort ariko kubera ko mfite transit mu Bwongereza mfite transit Londres kandi icyo gihe nta burenganzira nari mfite bwo gukandagiza ikirenge cyanjye mu Bwongereza iki abana b'abasore barebare b'imisaya baraje bati ntabwo ushobora guhita nyewe Afrique du Sud Johannesburg I'm going abana b'abahungu bati no nta visa ufite ya UK nta visa ufite bansubiza urupapuro rw'inzira ivarize yanjye bari bajyanye barayigarura ngaruka mu rugo ndaryama n'ibintu tubana nabyo buri munsi ariko iyo hajemo ibintu by'Imana sinzi uko abantu bamera ntabwo ushobora kurenga umutaru ibintu bya Yesu bifite gahunda bifite aho uko bigenda bifite uko binyura niwe nzira akabukuri akaba n'ubugingo yiyongereraho ati na muzikubita hasi nawe uzajya kwa data bari mu ijuru n'isi ntamujyanye atari jyewe wanyuzeho atari jyewe wanyuzemo atari jyewe yo kandi rero birumvikana ndimo ndavugana namwe disi umva reka mbabwire narababwiye ngo mwiyandikishe muri za demande d'emploi musabe Imana akazi kuko iyo ufite icyo ukorera Imana irinda ako kazi kuko igafitemo inyungu ikindi niba ntacyo umara ijuru ryaba ari kubitsemo iki ryaba ari gushakamo iki mu by'ukuri ryaba se ngo kugira ngo uhameho ukomeze uteze umutekano muke bakundwa abateye Burundi ubu nta mpuhwe namba kandi barateye yo abateye u Rwanda nta mpuhwe plus nta mpuhwe plus bazaza biyahura bazaza buzuye
gutsemba, kutwika, kumaraho, kuvyora, kwica urubozo, umujinya kuwumarira kuri abo ngabo, umujinya kuwumarira, mbese bazaza baje kwica FPR. Hago abazaba batwite, abazaba bonsa, na Bibiliya haraho bivuga. Abagore n'abakobwa manange we, urubyiruko rwinshi ruzapfa, dore kigiye kurwica. Nirwo bapakiyemo ko bazabapfira, ko bagomba kubapfira. Ibi ndimo kuvuga mwabibwira urubyiruko ahari koko. Abarahiye bose muri FPR, bose iyo bava bakagira ariko mubahe aka audio, mubabwire ngo bo barangije kwikatirwa gupfa, nta muntu ubagize gute, nta garama batanze, barangije kwikatirwa gupfa kuko bo biyemereye ko bazabambwa nk'abagome ubwabo mu kanwa kabo. Niba witwa ukorera Imana rero, niba witwa ukorera Imana ukaba warigeze kurahira muri FPR, ukaba warahiye muri FPR, ukaba warahiye muri FPR, ugiye kuzapfa kabiri ukiri mwisi, kubera ko uri umugambanyi w'uburyo bubiri, urakorera ubwami bubiri, bwombi rero ugomba kukwica kuko utatunganije ibyabwo. Nago ibyo mvuga murimo murabyumva neza. Ubwami bubiri ukorera wowe witwa yamazina ntabwo ushaka uyu munsi, ntabwo nyavuga. Ukaba waranarahiye muri FPR, ukaba ukorera na Yesu. Yesu waramuharitse, araho umujinya ugejeje. FPR nayo nushobora gutunganya ibiri muri iriya ndahiro rupfu yayo. Ugiye guhuriraho n'abantu babiri bakwica. Abandi niba uriho amaraso mu buryo ubwo ari bwo bwose, nutabyihana ngo byatire ku mugaragaro twese tubyumve, tumenye tuti yo warihannye disi, ayo maraso aramena yawe, amena n'ayabawe, nukube ukoreye kurimbuka. Niba ufite imitungo, aba n'abandi iriho amarira n'amaraso, ibi murambivuga ariko biba bije ngo bisubirwemo, ahari ntawamenya, ntawamenya. Niba ufite imitungo yawe warubatse, ibintu ngo birabengerana ariko bikaba biriho amarira n'amaraso, urajyana nabyo. Kandi niba ufite n'abana, abo bana n'abaziranenge bavutse batabisabye, ubwawe wabitereye umwako. Ari nayo mpamvu babyeyi nitutamera neza, nanga abana bazamera neza. Wabitereye umwako, utwo twana twawe, utwo tuziranenge tutazi niyo biva niyo bijya, niba bari banakura ngo bamenye gufilozofa. Utwo twana tuziranenge natwo murajyana, kuko nudufatanya bikorwa nawe, kuko nitwo baragwa ni ya. Oh, Yesu we. Oh, mwami wanjye. Ayiwe. No twana disi. Ayiwe, no twana disi turagenda. Ya. Imvura y'amasasu. Bazabivuga biruka. Impamvu ndimo ariko mamuzi ko ibi birashimishije kubivuga, siko mwibwira. Ntabwo ngomba kubisubiramo kugeza ku munota wa nyuma. 2/3 birazira ubutegetsi bubi, birazira abanyamadini baturubuye batagatara. Umva igisubizo cy'Imana sasa. FPR na CNDD, bye bye. My first family. Fast family.
First family. Aho kugira ngo musigare muri iyi si, ibyababera byiza nuko mwayivaho. Kimwaro kigiye kubabumba abazaba basigaye. Oh, no. Nagakiza twahawe na Yesu, nibushaka amahoro, agakiza ureke kurimbuka, wiyitiremo agakiza ureke kurimbuka. Bene data bakundwa, bene data bari muri Kongo, este ya Kongo, harabahari basenga Imana n'ukuri bategereje gutabarwa, nuko basengera bagomba gutaha mu ijuru bakitegura neza. Burundi naho nuko, mu Rwanda naho nuko, kuko ntago bibiri busigane ni nk'amazi n'ifu. Ubwo rero bene data bakundwa, mu kubasengera hari n'abandi bagomba kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza. Kumbaza ibintu byerekeranye n'idini no kumpemukira cyane, kuko ngewe naryo dufitanye urwangano rukomeye cyane. Nkuzanira Yesu Kristo wabambwe ku musaraba agapfa akazuka, uwo ni ugomba kwizera, ukizera n'ibye byose biri mu ijambo rye. Rakose tugeze ku iherezo ry'ibihe iki cyiciro gihanagura, giheha, kimaraho, iki cyiciro kiravanaho systeme zose, systeme za biriya n'ibiriya we byitwa ngo iki honda byibutse, systeme byitwa n'inzibutso zo kuri internet n'amarimbi yo kuri internet, byose biravanaho. Izi ni systeme Imana igiye guheha ikavanaho, ni systeme z'amashaka mu biyaga bigari. Ibyo nkubwira ugiye kubirebesha amaso, nugira umuntu wo gusigara ugiye kuzabireba nawe uvuga uti ibintu n'ibyahe koko. Ibyari bihari byose bigiye kuvaho vuba cyane, biravaho ku buryo utabipangiye, ntabwo wamenya nyine, kuko ntabwo ufite kopi yabyo. Ntabwo ugomba kubimenya ko ntabwo ufite kopi yabyo, ahubwo utega amatwi. Icyo mubwira nuko uhunga umujinya w'Uwiteka wateye. Hunga umujinya w'Imana uve mu magambo yo kurirwa wumva ibinyamakuru bidafite icyo bikumariye. Abantu narababwiye muze dusenge, abantu narababwiye muze dutakambira Imana, abantu narababwiye ni mfite ishurirwa, ntabwo ari igihe waryihaye, nta n'ibyo nize mu ishuri, nta na demande d'emploi, nta n'ubundi bumanzi, no, nagira ubuntu mpabwa n'Imana y'ishurirwa. Mfite ishurirwa nyamara nubwo mupinga mfite ishurirwa, muze dusenge. Bakaza rimwe bakongera bakigendera. Ntabwo biriya byo ntabwo bifata, ntabwo birimo kugaragaza impact. Impact nayo nuko bibwira ngo na impact. Ibyo mvuga na impact. Ntabwo harimo abantu benshi ba influencinga. Jewe ubwanjye ndi influencinga jewe. Kubera ko ndi amavuta y'ijuru ryaransize ranogereza, rimaze kurogeza riramishurira, yo ni wowe. Haleluya. Nako ntabagize, nukuri nako ntabagize. Abo bari kumwe nanjye narabingize, nimuze dusenge, nyamara ngiye mfite viziyo. Mfite icyo navuganye n'Imana, nimuze nukuri twarabanye vraiment, twarabanye. Haleluya. Ubwo ntabwo mubona bati urabibona erega twe tugiye kwiyumvira amakuru. Okay, rero ibintu birakomeye kuko ntagisigaye, nta bisanzwe biri gusimbura, nta shaka rya politike riri gusimbura irindi, ntaryo
ibyo birananije nta numwe ngo ukunze abanyarwanda ngo cyane ngo bafitiye purani ntawe numwe ufite purani byose biri ku musenyi byumve neza byose biri ku musenyi bigiye guhirima mubireba neza n'amazi batagirwa ubuntu bwo gusiga kuko umuzungu ni igikoresho mon Dieu umuzungu ni igikoresho aracejesha abantu akabashyira hariya akongera akagarura akagukoresha akajugunya kandi shikrete yamara gushira mu buryo akajugunya niko shitana mera yikoreye intwaro zerera zikorera mu nganda zeza kataraboneka ashaka n'ibindi bishya ahiya nka kwa kundi ngo abaganga ngo bakora ngo specialization cyangwa ngo experiences ngo ku bantu bakabigiraho ngo research bakabakora research abazungu rero abazungu binwigiriza mu cyongereza cyangwa mu gifaransa yewe bagiye gukora research bagiye gukora specialization mu biyaga bigari bagiye gukora specialization muri East Congo bakora specialization mu Burundi bakora specialization mu Rwanda mu imperuka y'ibihe niko byagenwe niko bigomba kugenda niko bagomba kuba inkoni yo guhana kugira ngo Imana ivuga iti sawa nyuma y'ibi sasa umwana wanjye nibatamwumvira nzaheba nyuma y'ibi bigiye kuba abantu nibatagarukira Yesu mwana Yesu ndumva nzaba mpari nanjye nzareba ukuntu batazamugarukira nzabireba abitwa abanyabwenge bahindutse abapfu abanyembaraga baramanjiriwe bararasaba heheze abazi gupanga bibagiwe formule abari hejuru bose bageze hasi rero bari bibereye hasi data abari bibereye hasi data bari bibereye hasi bari bibereye hasi mbese bari hasi bageze mu bushorishori so turajya kuko bwakabyarabwe kuki mwaruhiye ubusa kuki mugomba kuzuza ariya magambo Salomo kwigisari kwiruka inyuma y'umuyaga kuki mwubakiye ubusa kuki mwabyariye ubusa kuki mwategekeye ubusa kuki mwaruhiye ubusa kuki mwabize ibyo ku busa mwiki cy'abantu mwarenganyirije cy'abantu kuki byose bigiye gukubwa na zero yes ndabwira abayobozi bo muri ibi bihugu kubera ko ngomba kubabwiriza nkwiye kubabwira kugeza igihe sentence yanyu izabera kuko mwarakatiwe hasigaye umunsi wa execution mwaruhiye ubusa mwarabwiwe mwanga kumva abakristo bose abitwa abakozi b'Imana bose butuzuyazi nibatabira vuba nibadatokota vuba nibadatokota muri amasegonda ngo batogote ariko batogote wa mutogoto ufite ibihamya mu masegonda basigaranye ijuru rirabaruka ryihanukirije ijuru rirabaruka rifite iseseme nyinshi ijuru rirabaruka rifite iseseme nyinshi niyo mpamvu muri aka kanya nagira ngo mbaye itangazo ntayi nibagirwa ngiye kuzajya ngaruka cyane mugiye kunyumva cyane muri ibyumweru bibiri mugiye kujya munyumva cyane udasuporta vraiment nanjye reka nze mubwire je ne suis pas désolé je ne suis pas désolé abantu bagiye gushira nanjye byasinze uko nanjye bimereye n'ukuri ariko ndasengera buri wese ngo ahishurirwe abakeneye kwakira Yesu mwigire hafi azabahemba
izaba ari inyanja y'amazi izahinduka urupfu rwa kabiri n'igihano ku bazikoze. Ibintu bya gatatu rero birazira rusange. Iyi justice y'Imana, justice y'Imana nuko iteye nuko imeze. Ni justice y'Imana. Yes. Yego, justice y'Imana niko imeze. Zakariya wa murongo ya mirongo twasomye ariyo twishigikirijeho ibice 13 uhereye ku murongo wa 8 ngo Uwiteka aravuga ati muri icyo gihugu cyose n'ubwa Gararake ibice bibiri byacyo bizarimbuka bipfe, ariko icya gatatu kizasigara kandi iyo gice cya gatatu nzakinyuza mu muriro. Ubushize twarabivuze tuzongera tubisubiremo. Mbatunganya nk'uko batunganya ifeza, nzabagerageza nk'uko bagerageza izahabu. Bazambaza izina ryanjye nanjye nzabumvira, nzabita abantu banjye nabo bazavuga bati Uwiteka niwe Mana yanjye. Haleluya. Ariko Uwiteka aravuze ati muri icyo gihugu cyose ibice bibiri byacyo bizarimbuka bipfe. Ntabwo ari byo byica, nta nubwo jye narinzi n'ibyari byo. Wa mugani wa Amosi niwe wahanuye bamugira nk'uko nanjye bangenza, aravuga ati ko murampura ubusa mwebwe ntabwo muzi ntuza histoire. Nari umuhinzi w'imitini, naragiraga n'inka za muzehe. Nuko rimwe Uwiteka asanga ndi muri iyo mirimo yanjye, arambwira ati va muri ibyo ahubwo uze utangire uhanura ubwoko bwanjye bwa Isirayeli. Burimo burambora ubusa, ntabwo ari jye wabyihaye. Nuko nanjye nagizwe nuko bimeze. Rero byitambika imbere byose bikubitwe hasi mu izina rya Yesu Kristo. Ubu muri iyi minsi muri bunyumve kenshi, nko mu byumweru bibiri muri bunyumve kenshi, kuko hari ibintu byinshi byo kuvuga. Ndagira ngo nibutse abakristo abakozi b'Imana ntimurangarire mu makuru ya France 24 na simbizi, urumva na bya bindi byose na BBC na 3. Ntimurangare mudatungurwa, nyamuneka abo turi kumwe mu bahishuwe barabizi ko nta kurangara nta no kureka akanya kangana urwara. Abahishuwe tension, kuko iyi ni dernier appel. Aba passage bose bagomba kugenda, bose bagomba kuba bujuje ibyangombwa by'umugenzi kandi akaba bafite kandi nambari komwe. Mu izina rya Yesu Kristo ndahamagara abashaka kwizera uwo mwami, kwizera Yesu, apana kwizera idini rya nyoko na nyogokuru, apana kwizera ngo ibyo wavukiyemo wakuriyemo, apana kwizera ngo ibyo habari smart. No, niwe nzira, niwe kuri, niwe bugingo. Numara kumwizera urajyaho ikimenyetso niba ugomba kumukorera muri ibi bihe bije bishya, cyangwa niba uri uwezwa ugataha paradiso. Kuko niba wizera Yesu Kristo, iyi si ntabwo ari iwanyu, ahangaha uri ntabwo ari iwanyu, ahandi ntabwo ari iwacu. Niyo mpamvu ibyangombwa byose ngomba kubyegeranya, ibyangombwa binjyana mu gihugu cyanjye, kuko aho ndaha ntabwo ari gakondo yanjye. Okay, byo mubwira urabyumva. Muze ndagira ngo ntange itangazo. Ndatanga itangazo mu kwezi gutaha muri aya matariki abagore baboroga tuzatangiza icyiciro cya kabiri. Haleluya. Tuzatangiza icyiciro cya kabiri cy'abagore baboroga mu kwezi gutaha kuri tariki. Hanyuma ibindi tuzatugera tubibabwira muhageze. Yesu aduhana umugisha. Muri hehe abakizwa? Abanyamashyaka ya politike harimo bake cyane nka 0,5%. Imana ishaka abo ngabo. Imana ni gukora ku mutima, ntuzinangire umutima, kizaba ari isaha yawe. Please. Hanyuma uve muri ibyo bizagabaga bidafite fondasiyo urimo kubaka ku misenyi n'imbagara. Musubire muri aya magambo mwebwe mugiye kwakira umwami w'abami, umwami w'amahoro, umwami uturinda, uwaremye ijuru n'isi akarema n'umuntu, ufite imyuka yose y'ibifite imibiri mu biganza bye. Musubire muri aya magambo muti mwami Imana, numvise ijambo ryawe, mbabarira ibyaha byanjye, ndi umunyabyaha, mbabajwe n'ibyaha byanjye, mbabarira
unyejesha amaraso ya Yesu umwana wawe. Ndamwizeye ko ari we mucunguzi wanjye, ndamwakiriye mu bugingo bwanjye ngo ambere umwami, umukiza n'umucunguzi. Nyandukura mu gitabo cy'urupfu cy'abarimbuka, unshyire mu gitabo cy'ubugingo. Mpungisha umujinya wawe, umpishe muri Yesu Kristo. Urakoze ko kwizera bimuhaniye no gukiranuka. Nkaba nakiriye agakiza kabonerwa muri Yesu Kristo. Mwuka wera unyobore, umfashe muri uru rugendo, kuko ni intambara itangiye, kuko nsezeye ubwami bw'umwijima bwa Satani, nkaba ninjiye mu bwami bw'umucyo bwa Yesu Kristo. Urakoze Data wa twese, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, amen. Urakoze Data kuri abangaba baciye bugufi, bakaba bavuye mu muriro, bakaba bageze mu ijuru mu buryo bw'umwuka hamwe n'umucunguzi wacu Yesu Kristo. Nuko bigenda, nuko bimeze, natwe nuko twatangiye. Batangiye urugendo. Ndakwinginze ngo bashyiremo inzara n'inyota byo gukunda ijambo ryawe, aho gukunda amakuru avuga mu maradiyo no kureba televiziyo, ahubwo bakunda ijambo ryawe ribabere drogue. Ijambo ryawe ribabere drogue. Kuko niryo rikiza, niryo ryomora, niryo ryeza, niryo riducura, niryo. Haleluya. Ndabashinganisha mu mbaraga zakuzuye mu bapfuye mwami Yesu. Ndabashinganisha, ndabashyira mu biganza byawe. Abangaba bakijijwe nk'abakuwe mu muriro, washikuje mu menyo y'intare. Uyu ni umunyago unyazwe kuzimu, ukaba ushyizwe mu bugingo buhoraho. Ndagushimiye ku bwawe. Nanjye ndi hano, n'abanjye bose, n'abo wampaye gukorana nabo, n'abankunze, n'abanyubashye, n'abemeye iyerekwa, n'abemera amayishurirwa, abo dufatanya nanjye ubu. Nanone nta muntu ushobora kuturura mu biganza byawe, kuko ibiganza byawe birakomeye. Icyubahiro ni icyawe cyose, kandi igihe cyose ngihumeka, mwami Yesu, igihe cyose nyiri muri iyi si mpumeka, ni wowe nanjye gusa, ibindi ntabwo numva. Ibintu birakomeye bene Data, nibikira yewe abantu nibihane, bature, bamareho, bave mu byaha byose, kuko bitera umwako. Mwuka w'ubukenya, ukenyuka izina rya Yesu. Ariko ubu murabona hari ibindi mufite byo gupanga, mufite za project. Reko mara yaje akabanyarwanda n'abarundi, ubu murimo murakora project. Mubure kwihinda ngo mwegeranye mutabazi ijuru mwebwe. Dahir nta hepfo nta hirya nta hino, muracya filozofa, murimo gufilozofa, mutekereza cyane. Yesu nawe ari haya, nawe arategereje gusa kugira ngo arebe ko mutaza mwiruka mumusanga, cyangwa Satani barye. Ntabwo mushaka ikimenyetso cy'ijuru cy'amaraso y'umwana w'intama. Nicyo nashyiriweho, ndi muri gahunda bye, ndimo ndeze.
ndimo niko byanditswe kuri jye isi itararemwa. Jye nibereye mu biganza by'Uwiteka mama wendi munsi y'amababa nshya. Wiki ese ko nta ntege ngira nta bwenge ngira ntabwo nzi gufilozofa ariko mfite bwenge muri jye uwabuhimbye. Ariko barayagiwe mbabarire ko. Haleluya haleluya. Tubeshaho kuko ubeshaho ari muri twe cyangwa ubwira cyumvise. Turarema kuko urema umuremyi ari ndani. Icyo mubwiye uracyumvise. Fe mu byurimo igihe wahereye ubwirwa. Akura filozofi tuntu tudafite furarwa. Hari umuntu ndakariye ubwo gubwo. Sinzi umuntu ndakariye ariko Imana izakwihanganira kugeza ryari wowe. Atiku gusa politike n'ubudemagoji. Hazi byinshi bazabazwa byinshi mwese. Abantu b'abanyamubiri batekereza mubiri bakakora kibiri bakabaho mu mubiri gusa iby'umubiri. Asiyo. Hapana. Turi kumwe n'ibyumweru bibiri ndagenza très souvent. Yes, nakoze mama. Nakoze Yesu. Cyubahiro ni cyawe gusa. Amagambo uba washyize mu kanwa kanjye niyo mbamvuze. Bibindi ntabwo nabyize nibura ngo tuvuga ibingibi vuga nkaba mbikoze kandi hari abo bibeshaho niyo mpamvu bimpesha courage. Hari abo byakijije, hari abo byavuye mu rupfu bibashyira mu bugingo. Haleluya. Hari abo byabohoye. Yesu shimwe. Haleluya. Niyo mpamvu ntabwo nzaceceka igihe cyose nkiri muri isi. Ninjye nawe ke nawe ntawadutandukanya kuko twavanze amaraso. Ntushaka kuvaga amaraso na Yesu, urashaka kuvanga na FPR ari mu dukoko. Ascended ari mu twa virus please wabivamo. Yesu ni pure. Arenze kuba pire nuko ndangije gutanga nzayaheraho. Yesu aduhana umugisha mwese abize kugaruka k'umucunguzi wacu Yesu Kristo gutwara itorero rye kandi abatorewe umurimo w'ububyutse mwese. Haleluya.